murongo wa 16 kugeza kwa 18, igice cya gatatu murongo wa 16 kugeza kwa 18. None nje gusimbuka nje ku murongo wa 28 kugeza kwa 30 muri icyo gice cya gatatu cya Daniyeli. Abari hanze ngo bishoboye makwinjira mu rusengero. Nje gusoreza ku gice cya mbere cya Filipi murongo wa 12 kurangiza wa 14. Daniyeli 3:16 haravuga ngo Saduraka na Meshaki na Abedinego basubiza umwami bati, Nebukadinezari, nta mpamvu ituma tugusubiza iryo jambo. Niba ari ibyo, Imana yacu dukorera cyanaha, Imana yacu dukorera ibasha kudukiza mu itanura ry'umuriro ugurumana, kandi izadukiza ukuboko kwawe Nyagasani, ariko nayo itadukiza. Nyagasani umenye ko tutari gukorera imana zawe, habe no kuramya icyo gishushanyo cy'izahabu wakoze. Murongo wa 28 kugeza kwa 30. Nebukadinezari aravuga ati, Imana ya Saduraka na Meshaki na Abedinego ishimwe, niyo yohereje marayika wayo ikiza abagaragu bayo bayiringiye, kuko bigurukije ijambo ry'umwami, bahara amagara yabo kugira ngo batagira indi mana yose bakorera cyangwa basenga itari imana yabo. Nicyo cyatumye kiteka kugira ngo umuntu wese wo mu maboko yose y'indimi zitari zimwe uzavuga nabi Imana ya Saduraka na Meshaki na Abedinego azatemagurwe, kandi urugo rwe ruzahindurwe nk'icyavu, kuko ari nta yindi mana ibasha gukiza bene aka kageni. Ibyo bishize umwami yogeza Saduraka na Meshaki na Abedinego mu gihugu cy'i Babuloni. Abifilipi 3 murongo wa 10 igice cya mbere murongo wa 12 kurangiza wa 14. Aravuga ngo bene data, ndashaka ko mumenya, ndi Pawulo, ndashaka yuko mumenya yuko bizambayeho bitabereye ubutumwa bw'izi nkomyi, ahubwo bizabushyize imbere, kuko bizamenyekanye mu basirikare barinda Kaisari bose no mu bandi bose yuko ari kubwa Yesu nabosho. Nuko biza bituma abenshi muri bene data bari mu mwami Yesu nabo biringizwa n'ingoyi zanjye, bakarushaho gutinyuka no kuvuga ijambo ry'Imana bashize amanga. Amen. Nimunyemerere mbahobere turambuye ibiganza. Njye kubinyehereza imbaraga. Haleluya. Imana ibaho umugisha. Imana ibaho umugisha. Aho ushaka barebe, Imana ibaho umugisha. Turambuye ibiganza, Imana ibaho umugisha. Bitewe n'uko amasaha yashize musigaranye iminota 20. Ndashimira Imana yaturinze twese, ikabiduhaye umwanya mwiza kugira ngo tubashe gutaramana twese kandi dutaramanye n'ijuru. Imana yakoze ibyo byose, yabarinze mu ngendo, mu ivugabutumwa, bari barwaye ndetse n'abaje kumurika abana. Imana yakoze ibyo byose, ihabwe icyubahiro. Ihabwe icyubahiro. Urebe no ihabwe icyubahiro. Abariko bicaza abantu namwe mwihagarare rwose bisigaye. Ijambo mfite bitewe n'uko umwanya ari mugufi, ndabwo kwerekana Imana nyamana dukorera mu bihe bikomeye, kwerekana Imana nyamana dukorera mu buzima bwacu mu bihe bikomeye, ibihe bikakaye, ibihe by'umwijima, ibihe biroje, ibihe urebana n'urupfu amaso ku yandi. Kwerekana Imana nyamana dukorera mu buzima bwacu mu bihe bikomeye. Kandi muri aya magambo ngo tuvuge turabamo ababaye berekanye Imana nyamana yabo bakorera mu bihe bikomeye, vuga n'icyabashoboje gukorera Imana yabo bakayerekana mu bihe bikomeye,
ingingo ya gatatu tuje kwibaza aho Imana yadukuye adupakaza ubu n'icyerekezo turiko tujamo. Imana ireba n'abadayimoni n'abantu niba ikishi turi mu gihe kigorishe rya jambo Pawulo yanditse mu rwandiko rwa kabiri igice cya gatatu. Uzasome cyangwa gusoma neza. Imana imwereka iby'imperuka, araba mumenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe bikomeye. Niko Bibiliya yacu isanzwe ivuga. Bibiliya iriya dusoma y'igihe ngo bizaba ibihe bikomeye. Abasomye mu Fransa ngo bizaba ibihe z'akaga nyakati za hatari, kandi ibyo biri mu gihugu kimwe n'iby'isi yose biri mu mwitorero rimwe. Uzabanguye hano ahandi biri hose bizaba ibihe bikomeye hose, kwerekana Imana nyamana dukorera mu buzima bwacu mu bihe bikomeye. Twasomye amagambo turayamenyereye no kwibutsanya. Impamvu mfite impungenge nyinshi ngomba kuvuga. Hari inyigisho z'uburyo bubiri zitaye n'ubuzanire ubwo y'abana bacu bari ahantu ho kwiga kagira impungenge kifuza kuba twabana. Hari inyigisho zitwa iz'ubuntu butangaje, kandi ziriya nyigisho zaje mu kinyejana cya mbere rwose zizeje ubundi. Kandi izo nyigisho intego y'abantu ni ukubakuramo kwihana, zibabwira ko Yesu yarangije ikibazo, nta cyaha kikiriho, uvuze ko ibyaha biriho, uba uri gupfobya ibyo Yesu yakoze ku musaraba. Bavuga ngo byararangiye, ibyaha bakabigotomera nk'abagotomera amazi, kandi agakiza ibyo kangana nabyo cyazanye Yesu agapfa. N'ikiza gituma Yesu akuvaho ni ukwemera icyaha mu buzima bwawe. Izo nyigisho ziratsaye ziriho. Iza kabiri ni izitwa iz'ubukungu na prosperity. Bavuga izo kumva ko hano ku isi ntawa umukozi w'Imana, ntawa umukristo wasonze uyanga gusa akene. Naje kukubwira ko izo bishobora kubaho kandi Imana ikabyemera kuko ni ukuri kuyaduhamagara. Amagambo twasomye ibihe turiko dusatiramo ibihe tuzasenga tudafungisenge ndashaka ibyo mushaka uzazaki kuko turiko kugenda dusatira teology. Meshaka na wengine na Satura kabandi wao batakaza kuba bafite imyaka 18 igihugu cyabo cyasengwe, kandi n'urusengero bibwira ngana rw'Imana nyamara rwasenwe, abatanzi bishwe, abahanuzi bishwe, ndetse n'abami n'abacamaza babo baje igihugu banse babajana ibabuloni. Yamana yakabarengeye batayibona yaremeye ko igihugu gisengwa n'isengwa urusengero rwasenga, ariko bagenda baramenye Imana nyamana mu buzima bwabo. Abazumvise haleluya, bagenda baramenye Imana, umva amategeko y'Imana barayacunga. Muze gutonda icyo gutuma ukeneye gutoza abantu amagambo yavuze kubitekerezo mu rugo rw'umubano. Yamana bimishijwe tayi ngo bagere bafasha abasore 120 bavuye i Buyuda. Umwami yavuze ngo batoranyiriza abasore beza b'uburanga. Icyakabiri bakunyabwenge, icyakabiri bavuye mu nzu z'ibwami ndetse no mu mfura zikize, ngo babasha guhagarara ibwami ntibashiduke ngo bise naho babonye ibintu byabo. Wowe ni ibintu bisanzwe batazitanga muri make, babatoramo babahindura n'amazina kugira ngo ibigirwamana kugira ngo babite amazina yabo bahindura. Ariko bagezeyo Bibiliya ngo Daniyeli igice cya mbere murongo 8 zo babategekeye kurya. Bibiliya ngo Daniyeli agambirira mu mutima we kutaziyangurisha izo kurya by'Imana. Abazumvise haleluya, siziyanuza zayasatse umuyobozi arabibemerera iminsi 10 maze kubagenzura, asanga bazibushe kuruta abandi ubwenge n'ubushabani w'inshuro 10 kuko Imana niyo yandi n'ibana. Hariya ufata ibigirwamana umwami Nebukadinezari yari yarose kiranga ubwami bwe, ikaranga ubw'Abamedi n'Abaperesi, ikaranga ubw'Abagereki bazabasimbura, ikaranga n'Abaroma bazasimburwa n'ubutware bwa Yesu. Yani musobanuriye Daniyeli ashaka gukora umunsi mukuru atumira abihugu zose, abayobozi b'ibihugu zose
zose harimo abasirikare bose bakuru hariho abacamanza bakuru hariho bose yatubwira abantu bose ashyiraho itegeko ryaremuza ngo ndi mu kwibaza ubukristo bwacu iyo duhura n'akabazo kangana no kwaratubafitira kibaza Imana nyamana kwamenye kagira ubwoba ashyiraho itangazo shyiraho umuntu utangaza itanura ry'umuriro cyangwa rirahagarariye Syaitana mwese abakomeye nabo bajodani tuma mutakubali yani yicaye muri bijya VIP mubakomeye hariye uko ni wali meya umuji akawujyana wabugufi wali kukatineza igice mukarezi bashize itangazo bati abumva bose mubarare murambe yabishushane utabikora itanura ry'umuriro ngiriya bigumana kubare bari bana n'urufu bari bana igisiyo sekirabaye Masyarakat ada dengan masalah apa? Beda. Kami di sini kerja pria jaman. Saya beri jaman ini maaf putri itu. Saya bilang begini. Nak kami. Kata orang berapa kali? Abang menunjuk masa zaman mana? Nunjuk kita sini zaman temban. Nunjuk mengulang pusasa. Lebih zaman zaman. Bagi dijep. Barang apa? Abana kaka ngware bamana basore bahagaze ape n'ugutitira n'abasibatsi baraza umwana bati meshaka na bidele musatura kabu baba kurano batesha gaciro barahagaze batesha gaciro tempo nyoma mazabina mwana urakara abahamagara abahinama yanyu abra meshaka na bidele musatura ngendana utaramya ikishushanya narene inama bagireni neyanyu nemumva impanda amakondera nebi ngobarare murami kandi nimwanga do ahitashayisha araba mbese niyihe mana iri bubakure mu maboko ya niyihe mana basoberekana imana nyamana bakorera kuri komeye abazumvise haleluya Imana dukorera ibasha kudukiza amaboko yawe yarabasha vitu kwa ushobozi vitu kwa mutware ntawayitambika imbere haleluya vitu kwa mutware basha kudukiza amaboko yawe ay basha ngukanira nadukize baga vitu kwa buhanuzi baga muri ondoza bakujyanye batarage barumva babango iratukiza kandi bahitana tukishishije nahita tukiza tubasha kuramya icyo kigirwamana cyawe waremera Biblia ngo wasabira abantu urakari arabango begereze hatano esoro zingahe ziri bijya kwa kuzuzure kw'Imana ziri age gucokoza Imana baratsa Imana arumanditsi wavuze ngo ayo magambo bavuze ngo yakoze ibintu bitatu cyane icyambere uyayisahinduka urufunguza kwingura ijuru tugomba kugihe no wabijya zose baje byarakinze kingo ingura ijuru wakingura ijuru icyaka biwahinduka urwego Yesu arumambiraho icyaka tatu aje kurinda ashaka bidene kunasatura kamita nuraje muri icyaka aje kuvuguruza bagutwara ngani mukadireza abazumvise haleluya bahamishimana nyama na bakorera bareba na n'urufu bareba na n'urufu bazamira mwana burakare barayicana ng'umuriro bimpa babatero batama batoye abanyembaraga zabebe z'umuriro bifata babandi birabana ariko bashaka na bedene ngo nasatura asanga Yesu batanzemo batemberana na Yesu mu muriro iki cyo kende gutemberana na Yesu mu muriro uko Imana guca musa mwere nego kadineza ibaze tunuza intangazo si wari ngo yatuma abana ariko yabana babuze kukoza umutima ko bari bazi nizo bahanuye mbere wayitaza kuneka abana mo babasore batatu ko baragena ntacyo babaye icyakabiri
abona harimo n'ubundi bagenda udasa n'abantu itarangura bati yeme mwesa twatayemo abasore batatu ndabona bari kumwe n'uwakane ntacyo babaye bari kumwe n'uwakane ariko uwakane we arasanga umwana w'Imana atembera mu muriro arabahamagara arakura yari yavuze ngo mbese ni Imana arabaho Meshaki na Abedenego na Sadraka bagaragu b'Imana ihoraho abazumvise haleluya bakoze Imana idapfa bakoze Imana ishobora byose bakoze Imana musohoke mu muriro urashana glory de prege glory shana la shatekele prege glory shana wetekele glory shana wetekele o kele boy baso kare bibira bango baravuga bose baba baturutse manga yose batumuriro do nyanga yabake no kumunsi ndetse n'umusatsi wabo ntacyo wabaye mwami kariya arogeza niho navuze by'amagambo aravuga ngo mwamahanga yose n'indimi zose mwese mukoranira wereye umunsi mwubahe Imana Meshaki na Abedenego na Sadraka dayindi Imana ibasha kurokora bene kakageni iyo yohereje marayika wayo abarinda ngo baradasya iyo Mana uzayivuga nabi azatema urugo rwe ruhinduke icyaha basokamo bemye bayobora imisi yose babayeho Imana yiheje icyubahiro ku bwabo ubu turi kumva haleluya kandi insengero zivuga Imana barakora twese twe twuzuye Imana bari mu bindi misitsi ngo bafunze izizi ibiti izo mu mwuka ziri baratsafunga n'izindi uyu ni umuntu atwereka abakristo n'abakristo basi Imana yabo bakorera nyuma y'ubwo buyobozi bwa Nebukadineza harabaye abamedi b'abaperesi hakaza abagiriki Alexander afunga urusengero arutabira ingurube akabisha 68 imbere ya Yesu ajya cya 11 muzamusoma murongo wa 31 n'umwe wa 32 ngo aza yibasiye abavuga Imana aravuga ngo bakore igitambo iriya gitamba buri munsi gikurwe rusengero ashyiramo igitambo y'ingurube ikezi yataye Bibiri iravuga ngo bajya bavuye mu masezerano Satani azakoresha abajya bose batwaye imishyitsi bataza mu murimo azabakoresha ngo arebe abajya bose bavuye mu masezerano bazabasheshenga bakuremo kubasheshenga ariko umwanditsi ku murongo wa 32 aba batabazi Imana yabo bazakomera kandi bakora icyo gutwara abazumvise haleluya bazayibisha umushyitsi ibiyo oya bazayerekana Imana bakorera mu bihe bikomeye hano twasomye inkuru ya Daniyeli oya inkuru ya Pawulo abavuga ubuntu bukomeye bakaja mu nzara bishikirije ku nyandiko za Pawulo ni watserekanye buryo Yesu atangane n'insobanuro ariko kuko yavuze ngo baza gusoma kwandiko kw'abikorino ba mbere igice cya 4 murongo wa 20 yaravuze ngo ubwami bw'Imana si ubw'amagambo ahubwo ubwami bw'Imana ni ubw'imbaraga si ubw'amagambo Imana yemera ko afunga ubutumwa bwiza ari muri gereza yani kanora abantu ko Filipi yari muri gereza arabandikira barakubakirije n'abantu bene data ndashaka ko mumenya ko izambayeho bitabere mu butumwa bwiza niko twabaye guhura n'akantu gatoya ngo bafunze urusengero ubutumwa bwiza muri bo ukagira ikomi ngo ntibasenda ukagira ikomi aravuga izambayeho ni muri gereza ntibyabereye ubutumwa bwiza ikomi aravuga ngo uzagushize imbere ngo kuko byamenyekanye muri bene data yasanze bafunzwe ngo n'abasirikari bose barinda Kaisari aho muri gereza ariko na Yesu yafunzwe bituma bene data basubizwa mu iteka bari bacitse intege ngo kandi bahabwa uhabya Yesu batinyutse bashize amanga abo turi kumwe haleluya ari muri gereza kandi ariko arebana n'ingondo bakristo batumwe uri mu gusonza Yesu agapfa muri bo warwara ngo Yesu ndatiriho wabura n'ikibazo
ibi byose tukavuga Yesu ntabe Yesu uwo korera ugereka bapanganye kutakuzi Yesu akamara imbere y'abatayimoni no mbere babo rwandiko rwanyuma rwa Timoteyo ari muri gereza bakabiri igice cya kane umurongo wa 6 yaratangiye haruguru abatongera ariko bagera ku gicikura wa 6 na 8 ariko bakabiri araba ngo njyewe homeze nk'ibisuka ku gicaniro igihe cyo kugenda kwanje kirasohoye narwanye intambara ziza kandi intambara Pawulo yarwana n'ukuri kw'Imana twese ntawurazi rwanda akubitwa ashirwa muri gereza nyanja mu nyanja ibya byose munsi atupakishirwa na bene wabo igereza ibya byose aravuga ngo narwanye intambara nziza icyo narinze ndakomeza n'ukwizera kwanjye kuri Kristo none ndangije urugendo kugarurangiza Imana yanyeretse ko ngiye kugenda ibisigaye mbigiwe ikamba ryo gukiranuka ry'umwami wacu umucamanza utabera azapfa kurya gusa nyamara si jyenyine izahagarara akunze kuzaboneka pe bose abazumvise haleluya icyabashobora akristo nuko bari baranditswe imbaraga z'umwuka wera umwuka wera twambaye gutera ukazana n'umunsi y'ubwo abandi kwakira umwuka wera akaba ari bakora imitima itwaha umwuka w'ubwo dusubiza mu bantu oya cyakora muzahabwa imbaraga zakozwe n'umumuro w'ubunani cyakora muzahabwa imbaraga mwuka wera n'abamana nubwo muzaba abagabo bo kumpamya Yerusalemu yanyishe ikicara abandi muzambikwa imbaraga mwabagabo bo guhamya Yerusalemu y'Indani Samariya kugeza no kumpera neza nizo zashoboje ba Pawulo n'itorero rya ituma twita isezerano rishya nuko abakiriye imbaraga z'umwuka wera z'intumwa bamamaje Yesu bamenye Yesu bakozeho Yesu bagendanye mu bigo bikomeye bemera kwicishwa ikerezo bemera kwicishwa imipanga bemera gutererwa intare zinaganya bemera kubambwa ku misaraba bemera gutanga ku miriro ntibigeze basubira inyuma cyarashoboje n'umwuka wera umwuka wera two n'umwuka uko twakoye amata ariko twambaye imyenda yera imyenda Imana yambaye imyenda umwuka wera uri mukubwira muri twe kuko twabonye gusa ariko sabitse mw'icyo Imana ikabura mu buzima iyo bahana nibwo ukoki iyo ubwo twabigisha basubiza mu gupagani n'ubusambanyi mu burayi ubwose bwararangiye Imana yakuyeho nta kibazo kikiriho iki gihe natwe kongera kubakangura dukwiriye kwerekana Imana nyamana dukorera mu buzima bwacu muri ibi bihe bikomeye mu rugo iwawe mu musengana aho ugenda hose abandi niba bwako bikomeye batitira utambuke wemye uzi imbaraga z'umwuka wera abazumvise haleluya umwuka wera azabatishe muri ibyo bihe byose mubitesha agaciro soza ndakubaza ese ye uribuka aho Imana yagukuye ukuri mu buretwanze bw'ibyaha uribuka iyo wavuye iyo Imana yagukuye icyakabiri ese uhagaze mu uwe mwanya ya Mana yo mu ijuru atanze Yesu ngo amupfire irakubona uhagaze mu uwe mwanya ukwereka Imana nyamana muri ibihe bikomeye cyangwa uramamaza imbaraga za Satani zaracitse zarayoberanye iwacu barafunze n'abandi babisenga n'ukuri bazasenga kuzaza Yesu agarutse keretse bataramenye Imana yabo ariko bajya bamenye Imana nyamana yabo yakizatuma badakora aho bari hose abazumvise haleluya wakaze muhemura ese icyerekezo cy'ubuzima bwawe ubukristo bwawe nuko bugenda bukendera bugenda buyoyoka aho nuko bugenda bushira Yesu abona ukuzi yakutangira ubuhe buhamya arabona ugeze aho ntibugeze ku manga ntibugeze aharinduka ugeze ikigihe cyawe dukwiriye kwerekana Imana nyamana dukorera twamenye muri ibi bihe bikomeye ngo batayasanga inzara yatera urupfu rwasatira abantu bamvaho insengero bazikinga zakumane na Yesu kandi tugumane n'umusizi ava mu bihe
nzaje kwimana nawe muri buriya bwami keneye kuzumvabwira ngo wakiranutse muri bike nzakwemerera byinshi bino winjira mu munezero wa shobuja abamzumvise haleluya uyu mwanya reka namaze kukubaza bakubiri abantu bazi kwishushanya ese imana nyamana ukorera umugabo wawe ukuri arayibona ari kuyibona imana nyamana ukorera umugore wawe ari kuyibona cyangwa uri kugaragara ko wahindutse itara yamana nyamana ukorera ese abaririmbyi muririmbana aho se barayibona iyo mana ukorera abangaba ukorera barayibona cyangwa niyo wicaye gusa amaganya yawe n'amagambo y'ubucyatege kutamenya imana ukorera niyazi dufite abazi kwamamaza imbaraga za satani no gutsinda kwa satani aho werekana imbaraga z'imana ariko ntuye nko kubwira ko uzakira abazi imana yabo bazakomera kandi bamara gukomera bazakorera uwo muri mwanya imana yakoze ku mutima aguruka dufatanye gusenga tubwire imana ngo twambike imbaraga z'umwuka wera duce muri ibi bihe bikomeye twebwe turi abatsinzi twiteguye kuzimana nawe ku buryo munsi ninde wumva abo dufatanye gusenga imana iguha umugisha aguruka nawe uriyizi ko nta mbaraga ufite n'ukuri kugira ngo muri byavuze ngo numva Yesu anyemeza ngo mbuze imbaraga ngo nje gusenga iteka ntacyo nzamuburana ibibazo byose birakutsinda nta kibazo kitakutsinda mu rugo iwawe n'imiborogo gusa mu rugo iwawe ni amaganya gusa wazamuye ibendera rya satani niho wamamaza ariko reka ntumere ngubwire ngo dukwiriye kwerekana imana nyamana dukorera muri ibi bihe bikomeye birusha hari ukuntu nza byiyumvamo nkunda gufatanya n'abandi gusenga iyo namaze kubwiriza nza numva nararika abandi nabo bafatanya reka mpamagare Revera Eliya aza dufashe kubasengera abwira imana ngo dukeneye imbaraga nyambaraga imbaraga z'imana zituma duhamya imana nyamana dukorera muri ibi bihe muri ibi bihe zose y'ubugome n'inzangano n'amacakubiri muri ibi bihe bikomeye Witeka Imana y'ingabo Imana yo kwiringirwa Imana yo gushimwa hejuru mu izina rya Yesu Kristo imitima yacu yuzuyemo neza dufite byinshi byo gushima byinshi wakoze mu bugingo bwacu byinshi wakoze mu myaka cyose wabaye imiryango yacu igihe cyabo turagushimye kuko ize neza uduha ijambo ryawe unyujije mu mugaragu wawe ijambo rikomeye tubaza ngo twaba duhagaze mu bintu bikomeye uhagaze wafite kwamamaza imbaraga zawe hariho n'abandi bamamaza ubwami bwa satani ariko twebwe twahisemo twe n'imiryango yacu kugukorera ku mugaragu wawe yabivuze turagushimiye ku bw'abene data bahagaze urubanza umutima wagira urubanza yuko bashobozwe nawe mu kwamamaza ubutumwa bwawe muri ibi kwinjiye mu itorero ryawe ririmo turi mu bihe bikomeye ariko uzaduhe kubibamo neza uhagaze twemye haba abagaragu bawe ijambo ryawe ritweretse buri wese umugiriye neza ushoboze uha imbaraga zo kuvuganira ahariho hose twaba tugeze mu bihe bikomeye kuko ijambo ryawe ribivuga ariko uzabiduhe kubibamo neza uzageza kuri wa munsi uzakumuruje gutwara itorero ryawe bane natwe buri wese wari ijambo ryawe aribemo neza kandi uzamugeze kuri wa munsi uriseze twinginga kuko uzabidushobozamo mu izina rya Yesu n'abibuza wacu amashimwe y'Imana